Twongeye kubashimira kandi abakunzi ba Kiranja TV. Uyu ni wa mwanya wanyu rero twateguye kugira ngo tujye tubagezaho ibintu byose, tuganire, twungurane ubwenge, twungurane ibitekerezo, muri rusange duhugurane muri byose, tumenye uko ibintu bizajya bigenda neza, hatabayemo kudakora ibintu mu buryo bukwije. Nicyo tubereyeho n'ubundi no kuganira bisanzwe. Hanyuma ariko turi kumwe n'undi muvandimwe, twamuhereza umwanya akivuga. Yego murakoze cyane. Amazina yanjye ni Twabimana Fideli. Yego, ndakeka ari ubwa mbere tubanye kuri ino TV yanyu. Yego, n'ubwa mbere ariko nubwo ari ubwa mbere tugiye kujya tubana mu bihe bitandukanye, tubane muri byose. Yego rwose ntakiri ikaze mu baye rwose. Uyu munsi rero twifuje yuko twaganira ku ntego cyangwa se ku ngingo ivuga ngo amasezerano. Amasezerano ni ikintu abantu benshi tuzi, ariko tukaba dushobora kuba tukiziho gake, dufite amakuru make. Ubu ngubu nawe byashoboka yuko aho ufite amakuru menshi, sibyo? Yego. Ari nacyo tugiye kuvugaho kugira ngo twungurane ibitekerezo muri rusange, n'abandi muri comment muzajya mugenda mutubwira, kugira ngo tumenye uko ibintu bigenda, uko ibintu n'abandi bazajya bareberaho. Iyo ugeze muri comment ahita abona yuko igitekerezo runaka cyagombye kuba kimwiyo ngingo. Hanyuma ariko kantagira aha ngaha, hari uko abantu bajya gusenga, hanyuma ariko Imana ikakubwira ngo wenda nkwaye indege, cyangwa se nkwaye imodoka, cyangwa se nkwaye moto, cyangwa se nkwaye inzu, sibyo? Icyo ngicyo iyi Imana ivuze byange bikunde irabikora. Yego irabikora. Kwibikora, ese haba hari ibindi bikorwa usabwa nyuma wowe nkawe ubwawe usabwa kugira ngo icyo kintu Imana yakwemerera ukigereho, cyangwa niba yakiguhaye bihe byarangiye, hanyuma noneho ugategereza amasezerano n'Imana ko asohora? Ubundi mu buzima busanzwe bwa muntu tugira kwizera, tukizera Imana akibaho. Kandi koko bitewe n'ibyo igenda idukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi, Imana ibaho. Kandi nanone iranadukunda. Kandi umuntu ugukunda aragusezeranya, akagira ikintu agusezeranya azaguha mu gihe kiri imbere. Imana rero nimba itubwiye ngo tuzaguha, nzaguha imodoka, ngo nzaguha amafaranga, ngo nzaguha iki, hari ibintu tugomba gukura mu myumvire yacu. Nimba Imana ikubwiye ngo nzaguha imodoka, noneho ikintu kijya kinsetsa cyane ni abantu bo muri ino minsi. Irakubwiye ngo Mr. Andere, irakubwiye ngo nzaguha imodoka, ariko ukamara ukwezi, amezi abiri, ugatangira guhangayika, ukagira ibintu bya depression mu mutwe wawe. Hanyuma ngo Mana kuki watinze kumpa ya modoka yanjye? Kandi iba yayinyemereye rwose. Iba yayikwemereye, ariko ibishaka kugira ngo nimba yikwemereye, genda mu kazi mu gitondo ugiye gukora urebe. Ubundi iyo ufite ikintu uheraho, Imana niho hantu ihera iguha icyo kintu yagusezeranyije. Urumva ntago yaba yansezeranyije imodoka hanyuma mu gitondo njye mu rusengero, nose mu rusengero habamo imodoka, ku musozi zandabirambiye na za hose saba y'imodoka. Ese ko Imana ishobora gukora ibintu nyine ikabikora nyine, njye numva yuko Imana ishobora gukora ibintu nta bindi bigendeyeho ngo nuko wakoze iki, Imana ikaguhereza imodoka rwose ikayizana ikayiguhereza. None se reka nkubaze, Imana izafata imodoka iturutse mu ijuru imanuke, urumva itazagera hasi yasandaye? Weho nimba ikubwiye ngo Mana, nimba ikubwiye ngo mwana wanjye ndagukunze cyane, guhaye iki kintu, guhaye amafaranga, byuka mu gitondo ugiye nko gukore, ushinga akabutike, Imana izakoreza abakiriya, hanyuma ibintu byose bigende neza. Yego, icyo ndacyumvise nanjye, cyo bura kibaye clear kuri njyewe ndumva nyuzwe n'igisubizo Mana, kubera ko nanjye niba Imana yarambwiye ngo ntabwo uzicwa n'inzara, nibyo kuko njye ndazinduka, wenda ngende njye gusenga gusa, sibyo? Mu gitondo kugeza nimugoroba, ejo nabwo njya ahandi, gutyo nta kujya guhinga, nta kujya gushaka akazi wenda hari. Nimba wenda waba uhisemo gutyo, waba ugiye kubaho nk'inyoni kandi nturi inyoni. Inyoni nizo zicunga abagiye. Inyoni nizo rwose zicunga neza imyaka yeze, zikajya gusoroma ahandi.
kandi iyo bagufashe ni ukugukubita zikakunuka. Yego ubwo rero ntago ngo nimba Imana igusezeranyije ngo ntuzicwa n'inzara, genda ukore uhinge, nimba nta n'imirimo ufite nabyo bibaho, uhingire abantu bazaguha ibyo kurya, hanyuma ugende urye inzara ishire. Yego. Abadukurikiranye rero namwe rero muri kumva uko bimeze, muri kumva ko abantu kenshi hari igihe dutekereza nyine tugatekereza uko bitagoye kuba bimeze cyane rwose. Nanjye urumva ko numvaga yuko mwanjye ngomba kwicicikira nyine mwicaye nkareba nkategereza Imana ikabikora, ariko hari n'urubyiruko nyine rusigaye rwumva yuko nyine utuntu twose rugomba gutegereza ibintu nyine bikazikora. Ngabo bagira inama nabo rero, urwo rurambabaje cyane rero. Rubyiruko, nanjye ndi urubyiruko, nanjye ndi umusore bagenzi banyu cyangwa se ndi umwe mu banyu. Yego. Nta kintu kizaturuka mu ijuru cyangwa se kizaturuka mu kirere ngo kitwizanire, kandi nta migisha izaza tutayiharaniye. Yego. Reka duharanire dukore, ibindi Imana izagomorera imigisha ariko inyuze muri bya bindi turi gukora. Reka twere kwicara ngo dutegereze ngo ibyo Imana yatuvuze, dutegereze ibintu bizaza byikubitaho. Bizashoboka gute se ko Imana inyura mu bantu bayo? Reka dukore utuntu dukeya dutangiye gutyo gake gake, Imana izagomorora imigisha hanyuma natwe iduhandagazeho. Yego. Icyo nabwira urubyiruko ngo ni ugukora cyane nta kindi. Urubyiruko rwo rwose nizere neza yuko cyabaye kiriya iki kintu mugomba gukora, ugomba kuvana amaboko mu mufuka. Rega natwe twibwira natwe nuko none se urubyiruko ariko nuko byagenda kose njye byange bikunde mba ndi gukora, ndabyuka nkajya gukora nkagaruka nkabona nkajya mu tundi turimo. Ariko buriya naranagushimiye cyane kuba waragize igitekerezo cyo kuzana aka TV rwose. Ni ibintu bigenda bigaragaza yuko ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwicara ngo wicare, ahubwo bisaba ngo nyine rero ukore. Buriya ukomeze ukore, ayo masezerano twaze turavuga azanyura muri iyi TV, niho tuzabona indege zose, utangire uri indege, imodoka ugure, amafaranga uyabone, ariko binyuze muri bya bindi watangije gukora. Yego. Ntabwo ibintu byaturutse mu ijuru ngo byizane. Rero nk'uko muri kubibona urabona ko afite ibitekerezo byinshi, hanyuma ariko muzaba mugenda mutubwira niba mwabikunze kugira ngo azagaruke ashyireho n'ibindi bitandukanye, tuganire byimbitse, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twebwe kugira ngo tumenye ngo turareba ibintu bimeze gutya. Mukomeze kandi mwinjoyinge, munezererwe n'ibyo turi gukomeza kubagezaho. Iyi rero ni ya channel yanyu Kiranje TV, ntibuke gukora share na like, comment nayo ni ingenzi, ntimuyibagirwe subscribe kugira ngo byose bijye bikugeraho neza hadaciye nk'igihe. Nubwo iyo ukoze subscribe hari ukuntu nyine iyo dushyizeho ikiganiro gihita kikugeraho ako kanya.